Isashimwe umugisha. Haleluya. Dushimira Imana ko Imana yabanye natwe ubuzima bwose bwahereye mwagiye mwumva n'ubwo mutumvise kuko ntibwarangira. Dushimira Imana ko yabanye nawe. Ntabwo nari nzi ko urupfu rwamushobora. Yagiye mu mapine y'imodoka ari muzima akamuvuga, ariko n'abari bamuri hafi bambwiye ko no mu gupfa yapfuye abasha kuvuga agifite ubwenge. Rero yagiye mu munyentwari kandi yagiye mu munyembaraga. Ijambo rimwe mu yo yavuze ni ijambo rivuga ngo mutinye icyica umubiri ariko ntimutinye icyica ubugingo. Rero dushimira Imana ko icyica umubiri gitandukanye n'ibitse ubugingo. Imana ibahe umugisha, mwarakoze kutuba hafi, mwarakoze kudufata mu mugongo. Dushimiye mwebwe mwese mwatubaye hafi, abiganye na Haleluya, abo mu muryango wa Faustin, abakoranye nawe, ababanye na Haleluya mu buryo butandukanye, n'ababanye natwe mu buryo bugiye bitandukanye, amatsinda atandukanye, abashumba, itorero, mwese Imana ibahe umugisha. Tubasaba umugisha kandi reka tubabwire ngo turakomeye ku bwanyu, kuko amaboko angana gutya ntabwo Simbi yazayasonzana nimukomeza kuhaba, nta nubwo Ganza yazayaburana amata nimukomeza kuhaba. Asize abana babiri, Simbi na Ganza, twizera ko muzakomeza kutuba hafi bagakura neza. Rero Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, umugisha urakoze tubaho kandi Faustin komera turi kumwe. Reka ubwigenge dufite twumve ubuhamya kuri Faustin, hanyuma turahita twakira uhagarariye umuryango, hanyuma dutangire gusezera ababyeyi be. Turaza kuba kandi mu gihe cyo gukaraba kugira ngo bitugerageze. Murakoze. Haleluya yadukira. Navuga ngo tuko yamugandi wacu nakwezi gushize adusanze mu rugo kwaguye kubuza uko tungana uko nguko mubona aradukubita kandi turabyeyica. Biratangaje ariko twarabikunze cyane, nicyo gituma n'uyu munsi twumvaga tubishaka kumwereka ko ibyo twarimo tuganira ko turimo kubikora neza. Reka mubwire abazaruke mu mahoro kandi ibyo twabasezeranyije tuzabikora.
twakoze ikizamini arebye arwaye kugira ngo bamwe muri twe abari hano n'abadahari nibwo twabonye koko arembye araza kandi cyari ikizamini cy'amahane ari ikizamini biba bifite amahane menshi masomo akomeye ku buryo urwaye muri tuwaza wakugutereza azagikora ubutaha yaraje rero mu kizamini cy'igiheburayo ariko aza nta nkuru agenda imetero yegendaga iminota nk'itanu yaba kumuranda araza mu kizamini arakora ariko akandika gatoya kuko yicara ku ruhande rwanjye agasinzira turamwihorera mu mudendezo we nyuma rero atabarutse niko nabwiye bamwe bwiyari yaje mu kizami ahubwo kuko akiranuka numva agatangira agasezeye ku bungana yaje kudusezeraho rero turamusura n'aba bapasitori bose uko babona abenshi ahubwo ni nabo bamurwaje no kuturusha turamusura tugezeyo uyu mushumba Deni azamuye ikiganza aravuga ati ibizamini bikomeje wakwanditse reka twandike urwandiko usinyeho batazaguha zeru mu bindi turarwandika ntitwabonaga ko azanditse turarwandika aradusinyira hanyuma tubwira umwe mu bashumba tuti uzajya ku ishuri ku wa mbere uzajye mu biro bishinzwe abanyeshuri urwandiko rudepozeyo uyu mubyeyi azaza turashima Imana rero ko yamwisubije ariko tubereye urugero rwiza aba babyeyi abantu bose uko mubona duturuka mu matorero atandukanye ariko mu by'ukuri ntabwo ugize ubuhe ijambo buri wese yakubwira ati haleluya haleluya yamwumvira nk'uwamubonye mu kizima ejo bundi nabwiye abo twari kumurikira hariya ni ibyo bavuga ngo byakwiye ubumwe bw'abakirisitu kwitegereza kwibuka uyu haleluya gusenga ijambo isengesho ryo kwihanganisha umuryango kandi babingo ukomere kandi wihangane. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ugira neza kandi ukagira ubuntu bwinshi. Uyu mwanya duhagaze twese turi aha ngaha twibutse uyu muryango, ni wowe utanga kwihangana, ni wowe uhumuriza imitima y'ababaye, ni wowe ugenderera mwami ababishuka baruhura, ni wowe ufite imbaraga zo guhumuriza umuryango. Turagusaba kugira ngo ubabe hafi mwami, imirimo haleluya yakakoze uyikora, nibatekereza haleluya bajye bibukubwa hafi Uwiteka nyingabo basubiza ibibazo. Ndakwinginze mu izina rya Yesu, imiryango yose twateranye, inshuti n'abavandimwe twateranye, turakwinginze tuzamuye amajwi yacu, imbaraga zawe zazindi zidasanzwe, imbaraga zawe zazindi zikomeza umuntu agakomera, nizo tugusaba kugira ngo zose ziboneke muri uyu muryango, ziboneke mu itorero, ziboneke mu nshuti n'abavandimwe. kumva rero tuza kubikurikirana ku buryo umutware wari waturabageneye aza kuza kuvuga nyuma ibyo hari byaba byiza, nyuma turaza no kumva ijambo ry'uhagarariye nyuma ndetse na Imana, hanyuma abo biganye yave kabutare barubangiye gukurikirana ubwo ni karimo Kristo uvuze utangira urandi rw'itorero nahagere bakurikirana gutyo barakoze. Magaze mu ruhande rw'abamama ba Kabuga turi hano ku itorero rya Kabuga, aho mugenzi wacu atabarukiye aho yasengeraga. Turagira ngo tuvuge ibigwi mu gihe twabanye nawe dutoya mu rwego rw'itorero cyangwa se mu rwego rw'umuryango n'umurimo w'Imana. Numvaga ari nk'umuntu dufite twungutse umuhanga
kandi w'umunyamwuka kandi w'umukristo kandi ukijijwe neza. Yewe akazi hano mugariye ababyeyi ba hano ndakuyobora, ariko numvaga aho azarangiriza kwiga bitewe n'uburyo namubonye azakora umurimo w'Imana. Yewe murabona ko ndimo gukura kandi ndanakuze koko, ariko numvaga hari yansa nk'umuntu umubitse ahantu igihe azarangiriza azaza yuzuye umwuka wera, azaza ari umuhanga avuye no mu ishuri kwiga ibyo yagombye kwigisha, ariko Imana yamukunze kuturusha. Hari ijambo riri mu migani ababyeyi ba hano tugenderaho rivuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Hanyuma tukagira irindi jambo dukoresha iyo turiho dusenga n'abamama. Kenshi umwuka wera yanyigishije kubwira abamama ngo iyo ubonye urugo uba ubonye zahabu kandi iri hafi y'inzira idatwikiyeho n'utwatsi. Rero yagize umugisha wo kuvuka, agira umugisha wo gukura. Iriya mpanuka batubwiye ya mbere ntiyamuhitana, aba haba inkumi, zahabu yo gushyingirwa arayibona, abona n'indi zahabu yo kubyara. Ibisabwa umuntu aba akwiriye kubona atabarutse yarabibonye, kandi turabizi neza ko acyuye n'igikombe cy'ubugingo. Hari ijambo Yohana yandikiye ngayo amushimira mu rwandiko rwa 3, yaravuze ngo igira igice kimwe, ni igice kimwe gusa. Umurongo wa 6 baravuga ngo basobanuriye neza iby'urukundo rwawe mu maso y'itorero, ngo uzaba ugize neza n'umuherekeza neza. Yavuga ngo uburyo bwayo yitaye kuri bene se. Mu ruhande rwanjye aho naboneye haleluya yaje hano rwo bwa mbere, nari nayo mu iteraniro ry'amasengesho, dushoje arampumira arambwira ngo nagukunze. Ubwo aje guterana akambwira ngo ndagukunda. Umunsi umwe rero atarareba cyane mu minsi yashize, yari ari kumwe n'abandi bantu, ashobora kuba bari hano ngo bagiye guhamagana, mvuye gusenga ariko icyumweru nsohotse nsanga hari imodoka iparitse ncaho, ntabwo yari yambonye, ndetse ngizeho intambwe nka 20. Haleluya yambonye ava mu modoka aza yiruka nkurikiye, abonye atakikira abwira umusore wirukanka cyane, uhagarare kuriya mubyeyi ndagukunda, ahagarare muramutse. Araza arampobera, iteka iyo twahuraga yampoberaga agahita arambika umusore mu gituza akambwira ngo reka ndire, ngo ndagukunda. Ikintu kishimishije, nubwo bitoroshye kuvuga ngo gishimishije, tubuze umukozi, tubuze umukiranutsi, tubuze umugore, tubuze intwari, tubuze. Ikintu gishimishije ni kwabona ubwambe bw'Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Rero twagira ngo tubwire umutware ko umwuka wera azaza akamubera pale, akamuganira umuntu. Hari ijambo Dawidi yajyaga asubiza abantu bamusanze zifu mu butayu, bakamubwira ngo Sawuli yatoje ingabo ngo zabaye nk'impyisi, ngo afande wa mbere yarwana abantu 1000 barwana, akababwira ngo nimuceceke ntacyo nawe. Aravuga ngo njyewe sinzapfa nzarama ntaratekereza abantu imirimo Uwiteka ajya akora. Ngomba kubanza gutekereza abantu, kandi haleluya yarabatekereje imirimo Uwiteka ajya akora. Shoje vuga ngo akiri uko shira kandi yaronse ko natwe ababyeyi bakabuvire tuzakomeza kuba hafi y'umutware we, kandi tuzakomeza kumubaza amakuru y'abana. Icyo tuzashobora gukora tuzagikora by'ubwira umutima wawe ngo ntumpagararemo. Dawidi yarabivuze 3, aravuga ngo umutima wanjye ntumpagararemo, njyewe ntabwo uzakaza. Imana izakuyobora ubundi buryo uzabaho neza, aduha umugisha. Ibyo twavugaga ababyeyi bakavuga biri umugisha. Muziyana yo kurikiraho akurikirwa na Nzeyimana. Amen. Haleluya. Amen.
ko atuvanyweho by'umubiri ariko mu mitima yacu azahoraho kandi cyane. Haleluya agiye kudushaka ariko by'umwihariko ubwanjye navuga ngo agiye nari mfite amatsiko yo kumenya tumenya ariko nishaka kumenya cyane. Reka turebe umuntu wanjye atamufite ko umwana twebwe bakubwa nibuze ngo umuntu wanjye atambuke tube turi kumwe hano ntabwo ndibutinda ariko naze tube turi kumwe. Yitwa Rwibutso Clementine. Haleluya Imana umugisha kandi uzakomeze kumugisha muza kureba abantu bicaranye uraza gusanga rero yaherekejwe n'abayisilamu, abakatolike, abadivantisite, abadeperi n'abandi bivuze kukubwira ko ari ikimenyetso cy'uko yatubariye neza. Imana imuheruko idashira. Hari amagambo atari menshi nashatse kuvuga nanamusomera byari kuba ari byiza turi kumwe n'abandi bantu tubindimo turuka mu muryango w'abacyenda ariko twebwe batoya ibihano bubi hari n'abahungu ariko muri hano muri kanya ariko haleluya yari inshuti yacu. Navuga ngo ko yamuvandimwe wacu nta kwezi gushize adusanze mu rugo twakoze akazi uko tungana uko nguko mubona aradukubita kandi turagenda biratangaje ariko twarabikoze cyane. Nicyo gituma n'uyu munsi twumvaga tugishaka kumwereka ko ibyo twarimo tuganira ko turimo kubikora neza. Reka mubwire abagaruke mu mahoro kandi ibyo twabisezeranyije tuzabikora. Ndashaka kubwira haleluya ngaruke yewe namwe dufatanyije muri aya magambo agiye kuvuga ariko buri muntu wese yakoze cyane kuba ari hano ntabwo nyarwanda yigishije izina ari batoya cyane nanjye ndimo Imana ibahe umugisha cyane. Haleluya naruhuke uruhuke imirimo n'imihati uruhuke uburibwe bw'umubiri uruhuka amarira n'agahinda uruhuka isi umubiri na satani uruhukira mu mahoro y'uburushye aba badutera ishema nuko uruhutse dutera ishema n'aho ugiye ariko dutera inkunga n'aho dusize ariko kandi ruhuka bigize neza. Haleluya ngo tubereye intwari tubera umunyembaraga tubera umunyamurava wahana mu bwitange bw'urugwiro usize imirimo myiza gusa ahubwo urugwizo rwiza n'imirimo myiza wongera kandi uruhuke. Haleluya gukunda abantu yabigize intego kumva Imana yagiye indahiro n'ubu numureba mu maso uramusangira umuntu impuhwe z'urukundo yagize neza mu buvuzi mubuzi nari nkubonye igihe waruje n'icyo ugendeye
sinzagukumbura ahubwo ngukumbuye cyane byinshi twapanga mu gihe tutabigezeho ariko wowe ukazahakura burya n'intimba tuzakurerera usize abana bakuru usize inshuti ababyeyi n'abavandimwe ndetse Imana wakoreye iby'ibwami uzabakubaho igihe ukumbuye aya magambo nakaba yakubwiye twishaganye usengeraho kwifuriza urugendo rwiza nawe mwifuriza gusigara amahoro ariko isi ntiyabikunze reka nkubwire ngo ntisiza kuheza reka nsoze nasigurika ubwato bwo kukubwira byo bishize n'ubwo ruri mu bugogi kubera intimba ufite ibyiringiro byo kuzakubona vuba ngaho mu isukuri kandi rero uzakomeza kugakunda ukagukoresha neza. Murakoze cyane. Noneho kugira ngo tugerageze kubaha igihe dufite turasaba ko umuntu wese yagerageza n'umuntu we uraheze yakabika bibiri kandi byaza kudufasha. Imana akaba yahageze ikatubasaba babe hafi abo biganye yabe Kabutare babe hafi nyuma Imana bihe abo biganye yabe Kabutare birumvikana ko ryari itsinda ariko ryagereze uri buvuge muri ubu buryo umwe cyangwa bibiri nabo bari hafi noneho abo bigana ubu ko barahari tubahari nanjye ndahari reka sabe itsinda ry'abanyeshuri bigana murebe cyane kuba bitangaje kuba muri kaminuza bagiye kubanza isashi turi hano n'abantu baririmbanye n'umubyeyi wacu turabagenda muri korali rero muri Kabutare kubera igihe kandi ubuhamya bwaratanzwe ngenda avuga ibintu bitatu byonyine namubonyeho ubutumwa burarangiye. Ikintu cya mbere namubonyeho yagiraga urukundo rutarobanura nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Icya kabiri yagiraga ubumuntu, ntabwo yari umuntu gusa ahubwo yari afite ubumuntu, nibwo bwatumye twese tumwita umubyeyi wacu tukaba turi hano. Icya gatatu ni uko yambereye umubyeyi mu gihe nari mukeneye. Ijambo rikomeye asigiye ku itariki enye z'ukwa kane ebyiri z'ukwa kane yaransuye arambwira ngo ntukemerere umuntu uwo ari we wese ugaragara nk'umwanzi wawe kumenya amakuru yawe igihe uri mu kibazo. Nari yagize ibyago nanjye mvuga umugore aza kunsura muri uku kwezi arambwira ngo ntugatume umwanzi wawe amenya amakuru yawe. Iryo jambo ryarankomeje bituma numva agize imbaraga. Mu buzima twabayemo nawe yatubereye umuyobozi haba mu ivugabutumwa haba muri korali. Ntabwo yemerera kubona umuntu yararwaye ibi byose muri Jeffery twaye ngo bimunanire. Uko byabaga biri kose yashakaga icyo kumuhereza. Natwe rero nk'abantu twaririmbanye nawe turagira ngo dushyikirize umutware we ibasha twabageneye kugira ngo natwe mu gihe adahari abana be bakabura amata yo kunywa kandi nawe yarakoze imirimo myiza. Murakoze mukomeze kubagana. Yangereka ijambo rimwe turabagana rero ya ntabwo azimye ahubwo ni spirit tugendamo. Atumusare yegere hino hanyuma kuko igihe dufite gusange ibyo kumwegera hariya. Hanyuma hari abana bavuye mu kigo aho yize mu Kabutare nabo Imana ibamugisha aho bicaye bumve ko bakoze umurimo ukomeye. Imana ntaraboneka reka bo biganaga sabe itsinda ryabo biganaga. Abanyeshuri babaye biganaga n'itsinda bari
reka abahageze sabe itsinda ry'abanyeshuri hari n'abicaye hano imbere bigaragara haleluya buze hano kugira ngo natwe tugire ijambo ry'ubuhamya batangaza kuri haleluya. Hanyuma tubasabe nabo begere hino baze hano baze pasiteri Cleophas baroreka niwe kuvuga umwanya wacu. Murakoze cyane ntabwo bari baje muri iki gihe tutambutse kuba mwigire hino biga hano muri East Africa Christian College ya Theology ishuri ry'abashumba. Umunsi nk'uyu turashima Imana ko yabishatse nibwo yabikoze kandi ko dusenga kuvuga ngo data twese n'umuriro ubwami bwawe buze icyo ushaka icyo cyabaye rero. Haleluya yaje kudusezeraho twakoze ikizamini arebye arwaye kugira ngo bamwe muri twe abari hano n'abadahari niko twabonye koko arembye araza kandi cyari ikizamini cy'amahane. Ibizamini biba bifite amahane menshi amasomo akomeye ku buryo urwaye ubundi ntiwaza wakugutereka nzagikora ubutaha. Yaraje rero mu kizamini cy'igiheburayo ariko aza nta nkuru agenda imetero yagendaga iminota nk'itanu yaba umuranga. Araza mu kizamini arakora ariko akandika gatoya kuko yicara ku ruhande rwanjye agasinzira. Turamwihorera mu mudendezo we. Nyuma rero atabarutse niko nabwiye bamwe bwiyari yaje mu kizami ahubwo kuko akiranuka numva agatangira agasezeye ku bungana yaje kudusezeraho rero. Turamusura n'aba bapasitori bose uko babona abenshi ahubwo ni nabo bamurwaje no kuturusha. Turamusura tugezeyo uyu mushumba Deni azamuye ikiganza aravuga ati ibizamini bikomeje wakwanditse reka twandike urwandiko rusinyeho batazaguha zeru mubirinde. Turarwandika ntitwabonaga ko azanditse turarwandika aradusinyira. Hanyuma tubwira umwe mu bashumba tuti uzajya mu ishuri ku wa mbere uzajye mu biro bishinzwe abanyeshuri urwandiko rudepozeyo uyu mubyeyi azaza. Turashima Imana rero ko yabisubije ariko tubereye urugero rwiza. Aba babyeyi abantu bose uko mubona duturuka mu matorero atandukanye ariko mu by'ukuri ntabwo ugize uha ijambo buri wese yakubwira ati haleluya yandikira uwamubonye mu kizito. Ejo bundi nabwiye abo twari kumurikira hariya ibyo bavuga ngo byakwiye ubumwe bw'abakirisitu natwe igizanye mu kwezi Ateye tuzazaruke gutaha abakiranutsi. Murakoze. Murakoze cyane abanyeshuri mukomeze twihangane turebe niba ryatsinda ryabonetse rya yave aho yize ubiganye. Para abandi bana biga hariya Imana
kubw'igihe dufite turajya duha abantu bari hafi, hanyuma niba ngombwa turaza kwiguriza igihe cy'abantu tuze kubarira kandi ikindi gihe, kuko hari igihe tugomba kubahiriza cyane. Niba ari itsinda ry'abanyeshuri baheze bahari bo kutubwira abe hafi hariya, hanyuma turaza kujya twakira abayobozi b'ishuri aho bari bigaga. ameze nk'umuntu mukuru, akaba mu banyamasengesho, agasengera abarwayi bagakira. Abenshi bari bazi ko ari n'umupasitori kuko gukunda Imana cyane, yari yariye kuri Imana. Rero nta byinshi bivuge, gusa nahagamishije umuryango yararimo. Imana ikomeze. Turabizi neza ko twese niyo nzira, nubwo iwacu abatuvuyemo ababitoye bikomeye, ariko mwihangane, Imana ibakoresha menshi. Twakire abayobozi baje bahagarariye ishuri bigaho. Ashimwe mu izina ry'ubuyobozi bwa kaminuza East African Christian College, aho Haleluya yigaga mu ishami rya teoloji ryigisha abapasitori. Turi hano kugira ngo icya mbere tuvuge kuri Haleluya mu magambo make, icya kabiri twihanganishe umuryango mutware we Faustin n'abana n'ababyeyi, hanyuma icya gatatu kandi n'itorero rya Kabunga. Icya mbere rero ubuyobozi ari principal uyobora ikigo n'abamwungiriza natwe twese turimo badutumye ngo tubabwire ko Haleluya yabaye umunyeshuri udasanzwe. Bagenzi be babivuze, ariko natwe abarimu, njyewe ndi umuyobozi mu ndimi z'amahanga bita dini cyangwa se doye wa fakulite ya teoloji. Haleluya rero njye muzi cyane kuko by'umwihariko njye dufitanye ibanga, namwitaga Kanoni kubwo kumwigisha n'ubuhanga namubonye. Ariko rero n'ikigo cyose muri rusange, Haleluya yatubera umunyeshuri w'umuhanga, yicaraga imbere, yicaranaga n'abarori nk'uko yabivuze, kandi agakunda gukurikira cyane, akabaza ibyo adasobanukiwe, agakunda gusoma ibitabo. Njyewe nk'umwarimu we namuhaye igitabo bose akinsabye yigishirizagamo, hanyuma ndakina. Bigaragara rero ko Haleluya yari afite imbere heza. Hari umubyeyi wabivuze ati nabonaga azaza akaba umupasitori. Nibyo koko, nibyo rwose, yari umuhanga, yashakaga ubwenge, kandi bigaragara ko azabukoresha mu buryo butuma abantu bose bamenya. Kandi noneho ikigeretse kuri ibyo, urukundo baruvuzeho cyane, yagiraga urukundo n'urugwiro bidasanzwe.
bidasanzwe. Ubwo rero navuga ngo umuryango we asize, hanyuma kandi n'itorero muri rusange tubuze umuntu w'umuhanga, ariko kandi Imana yamukunze kuturusha, ntacyo twakongera. Reka rero mvuge by'umwihariko nk'umwarimu wamwigishije, bigishije isomo rya worship cyangwa se ryo kuramya, hanyuma turimo turisoza na nimugoroba ubuhamya nabutanze, turimo turisoza dusoza dusenga. Noneho ndabasaba abo bigana ngaho ntihagire usenga. Umushumba wa rero niwe wamubwiye ngo reka uyu mwana w'umukobwa asenga. Haleluya, arasenga, asenga isengesho rikomeye rinkora ku mutima. Noneho ndakebuka ndamureba nti who are you? Tuvuga ngo urinde, uri muntu ki? Kuko anasenga asoza yaravuze ngo kandi n'iri somo twize tuganisha kuri ibi ngibi, ngo nitunasoza urugendo ngo uzatwakire. Nuko numva bibaye bidasanzwe muri njye. Noneho ndavuga ngo who are you? Noneho barore yari hano aricaye aravuga ngo uyu ni umukobwa w'Abaheburayo. Uyu ni umukobwa w'Abaheburayo. Ni ijambo rimwe rero, haleluya ni haleluya nyine, yabaye umuntu udasanzwe, yabwirije benshi, kandi umugaragu w'Imana Daniel igice cya 12 abafite Bibiliya murongo wa 13 igice cya 2, kuri uwo murongo uravuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka ngo bazabagirana nk'iki? Nk'inyenyeri. Ubwo rero haleluya arimo arabagirana, azarabagirana nk'inyenyeri kuko yahinduriye benshi kuko gukiranuka. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mugenzi wanjye nawe agira icyo avuga, hanyuma tugasubize gahunda. Igihe cyo najyaga mvuge ngo bihanganisha umuryango we, by'umwihariko umutware we, mukomere kandi mukomeze gukurikira inzira nziza yo gukiranuka, kugira ngo aka gahinda dutewe n'urupfu uyu munsi tuzagire umunezero ukomeye ubu tuzaba twongeye kubonana nawe mu mwanya benshi n'umugisha. Murakoze. Mbere y'uko dushyikiriza ubutumwa umuryango, nanjye ijambo rimwe kugira ngo mvugeho urukundo, ishyaka no gukunda Imana no gukunda abantu. Haleluya. N'umwe mu basengeye ndwaye ni muri uyu mwaka ushize, n'amaze igihe kirekire nk'amezi 6 ndwaye uburwayi bukomeye, ariko aza kumenya inkuru yanjye n'umwe mu bayobozi be, antumaho ati ushinjagire wihangane uzigere kuri kaminuza niho byatworohera dufatanye gusenga. Yaransengeye, Imana iramukoresha, kandi icyo yavuze imunyuzemo turi gusenga, Imana yaragikoze. Niyo mpamvu mpagaze hano. Ndashima Imana kubw'ibyo. Imana imwakire. Ndi bamusuye inshuro 2 arwaye mu rugo, dufatanya gusenga, ariko ikintu navanye ngo kimwe nuko yateguye urugendo rwe, kandi Imana yamwakiriye. Imana ihabwe icyubahiro. Mu izina rero ry'ubuyobozi bwa kaminuza bwateguye peteroli nk'uko bisanzwe mu Kinyarwanda, ndagira ngo rero twarengere imbere hanyuma tumushyikirize. Murakoze. Turi kwegera ko twaza kuzamukira dusoreza kugira ngo ibintu bisigaye tubibone neza. Haleluya. Ubuhamya muri kumva urumva ko yaravuga ubutumwa umuhanuzi yahanuraga, kandi yahanuraga bikanasohora mutari kumva nyine amakuru yabyo. Yari umuhanuzi, yari umuvugabutumwa, kandi yakoze mu gihe cye, yakoze byinshi kuko Imana bari bafitanye ibanga ko atazasazira inahangaha. Hari itsinda ry'abavugabutumwa bakoranye umurimo, bakabasabira ibengere hino, umwe muri umuntu umwe abavugabutumwa baba babizi. Itsinda ry'abavugabutumwa bakoranye umurimo, hanyuma baraza gukurikirwa n'umuvandimwe we
Claudine Mutangana, hanyuma bite twakira umutware we Faustin, turaza gukurikirwa n'ababyeyi, umubyeyi we, hanyuma tuze gusoza uhagarariye umuryango witwa mufite aza kuza, hanyuma tuze gusoza dusezera. Uwo atari kuvuga rero ubwo bamwita bashimuga mu mutima. Abavuga n'ubutumwa twakoranye barimo turabagenda haleluya bose mwese bimuze. Yatubereye urugero rwiza, ntabwo tuvuga byinshi kuko igihe dufite, ariko turi hano nk'itsinda ry'abavugabutumwa twakoranye umurimo na haleluya. Yatubereye urugero rwiza, iryo jambo rikubiyemo byinshi tutabona ko tuvuga. Niyo mpamvu rero mu rwego rwo kugira ngo twese dukomeze twihanganisha n'umuryango, twagira ngo ubundi umutware atwemerere natwe tumushyikirize peteroli twateguye. Ishimwe umugisha. Haleluya. Dushima Imana ko Imana yabanye natwe ubuzima bwose bwa haleluya mwagiye mwumva n'ubwo mutumvise kuko ntibwarangira. Dushima Imana ko yabanye nawe. Ntabwo nari nzi ko urupfu rwamushobora. Yagiye mu mapine y'imodoka ari muzima akamuvuga, ariko n'abari bamuri hafi bambwiye ko no mu gupfa yapfuye abasha kuvuga agifite ubwenge. Rero yagiye mu munyentwari kandi yagiye mu munyembaraga. Ijambo rimwe mu yo yavuze ni ijambo rivuga ngo mutinye icyica umubiri ariko ntimutinye icyica ubugingo. Rero dushima Imana ko icyica umubiri gitandukanye n'ibitse ubugingo. Imana ibahe umugisha, mwarakoze kutuba hafi, mwarakoze kudufata mu mugongo. Dushimiye mwebwe mwese mwatubaye hafi, abiganye na haleluya, abo mu muryango wa Faustin, abakoranye nawe, ababanye na haleluya mu buryo butandukanye, n'ababanye natwe mu buryo bugiye butandukanye, amatsinda atandukanye, abashumba, itorero, mwese Imana ibahe umugisha. Tubasaba umugisha kandi reka tubabwire ngo turakomeye ku bwanyu, kuko amaboko angana gutya ntabwo Simbi yazayasonza nimukomeza kuhaba, nta nubwo Ganza yazayaburana amata nimukomeza kuhaba. Asize abana babiri, Simbi na Ganza, twizera ko muzakomeza kutuba hafi bagakura neza. Rero Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Murakoze tubakunda kandi Faustin komera turi kumwe. Reka ubwigenge dufite twumve ubuhamya kuri Faustin, hanyuma turahita twakira uhagarariye umuryango, hanyuma dutangire gusezera ababyeyi be. Tuza kuba kandi mu gihe cyo gukaraba kugira ngo bitubereze. Murakoze.
Basimbi na Papa Ganza abana turabagenya rero yasize umwe w'imyaka 4 n'amezi 8 undi w'amezi 6 urukundo turumwiteguye rugiye ku bantu benshi nahoze ntekereza ibintu byinshi bijyanye n'icyo gukora nyuma ye cyangwa se nyuma y'iki gihe ndavuga ngo Imana igihe yagendaga nibwo Elisa nawe yaje kuko Eliya ataragenda nta na rimwe Elisa yigeze akora igitangaza ariko Eliya amaze kugenda Elisa ibitangaza byatangiye gukoreka mu bantu babanye na Haleluya mu bantu bagendanye nawe hagiye kuvugamo abandi ba Haleluya benshi Imana izavutsamo abandi ba Haleluya benshi bazakomerezaho yabakoresha umumure rero twese twifuza kuzajya mu ijuru keretse mu Kristo udashaka kuzajya mu ijuru niwe wananirwa kubyakira iteka ryose igihe cyo kubyakira ni iki ngiki ngo twumve ko Haleluya akwiye kubashya soza ndagira ngo mbashimire mwese ko muri aha ntabwo byoroshye ko umuntu yamenya abantu bari aha bose ariko reka mbavuge ku byiciro bitandukanye nibura buri wese agira aho yibona ndagira ngo nshimire abantu basenganye na Haleluya ahantu hatandukanye yasengeye ahantu henshi muri iki gihugu ahantu hatandukanye aho waba waturutse hose waje kudutabara turagushimiye kandi iyo mbuto y'urukundo Haleluya yakubye bikabatuza ugenda ukomeze n'ubundi yera izindi mbuto abantu biganye na Haleluya mwabonye abana bavuye muri yawe bambaye uniform byanangaje bakambwira ngo nibura gufasha mu kwezi 2 cyangwa 3 ugiye muri yawe kuko yakoze ibintu bikomeye ambwira nta kibazo akunda kujyayo kenshi none ko abana bakiza kandi amazina yakirenga ngo yavuye muri 15 niba byibuka muri barashize imyaka 8 ariko yarakijyayo buri gihe kugira ngo abo ajye kure ko abana bari bameze abantu rero biganye muri secondaire naho bari biga muri kaminuza n'ahandi yagiye abo baturanye abantu nagiye mbona kansuza kandi naragira nubwo ariko tuvugana duturanye na Haleluya Imana ibamugisha abantu bakuranye nawe mwese mwatabaye Imana ibamugisha abavuga butumwa abantu bagendanye mu murimo w'Imana mwese Imana ibamugisha abantu bose bagize aho bahurira na Haleluya mu buryo bumwe cyangwa ubundi mukaba mwatutabaye turabashimiye kandi turakomeye kubwanyu Imana ibamugisha reka mbikubire hamwe mvuge ngo umuntu wese twiganye ahantu ari hose akaba yaje kuntabara Imana ibamugisha kandi ndabashimiye ndagira ngo nshimire abantu twakoranye ahantu hose nagiye nyura umuntu akorera ahantu hatandukanye umuntu wese twagize aho duhurira mu buryo bw'akazi akaba ari ahangaha ndabashimiye cyane kudufata mu mugongo no kudukomeza ibyo bitumye mbasha kuvuga kuko na leta ko munama nakuriye kunanirwa kuvuga imbere yanyu Imana ibamugisha ndagira ngo nshimire by'umwihariko abantu dukorana uyu munsi bari hano ndabizi ko bahari kandi benshi Imana ibamugisha urukundo n'uburyo mwambaye hafi byatumye naterebuka byatumye menya ko umuntu ushaka kugira umuryango urenze umwe cyangwa se ukabura umwe ukagira undi Imana ibamugisha ndagira ngo nshimire imiryango yacu njyewe cyane umuryango wanjye mvuga kure ariko abantu bavuyeyo ni benshi reka se abantu bavuye ku Gisagara barakomeye ndabasabye umuntu wese uri hano uvuga mu karere ka Gisagara ntabwo abantu bose bafashe amatike bakagisagara harenze ibikorwa n'ahandi hari n'abatari hano harimo abayobozi basize inshingano zabo baravuga mu gihe cy'icyorezo kandi birakomeye kandi birakomeje Imana ibamugisha abantu bavuye mu ruhande rwa Haleluya bavuye mu mahanga n'iwabo bakabasha gutabara Imana ibamugisha mwese kuba mwaje ibintu byatumye mbasha gukomera nkaba numva
mutima hari ikintu kirimo cy'uko mbuze umuntu ukomeye ku buzima bwanjye, ariko ubwanyu ndakomeye. Ndasoje rero, murakoze kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana nawe. murakoze cyane bakuriye hagarariye umuryango Ateye, hariho itangazo ryo kubashimira ko ntekereza akoze muraho neza. Yitwa Agustin, umuyana bakujyanye gufira gitari y'Imana muri akarere ka Gasabo muri imbere y'Urusororo. Ndavuga mu byiciro bitatu, ndagiye kuvuga mu izina ry'umuryango wa Faustin baha impamvu, ndavuga kuri Haleluya ndetse no ku bantu bose rusange. Nanjye mbwire bari abanyagisagara nimugoroba ko twari turi kumwe mu gitaramo cyo gutwara Haleluya, ba nyina wabo wa Faustin bari kumwe. Umwe yagize ati Faustin, twari tufite wowe wenyine mu muryango wacu, ikuri amateka yacu rusange, ariko mbwire abanyagisagara aho Faustin avuka banyina babo, igihe cyarageze Faustin isanga umuryango wacu, abana n'abana bacu uko bahurira mu kazi, bahurira mu mashuri, turamwakira mu rugo rwacu, turaganira, turahuza, birenga ubucuti bw'abana bacu, bisoza abaye umwana wacu mu bana bacu. Bityo rero Gisagara naho barebera Faustin muri uyu mwanya turabona umuryango wanyu, ni nako gaciro mwaduhaye turabashimiye muri uyu mwanya. Ndagaruka umuryango wa Ateye, umuryango rero avukamo, turabashimira ko mwabyaye mukarera twitwa mukadushyingira, kandi Haleluya yatubereye ukazana mwiza. Kuva ageze mu muryango wacu, igihe kinini twabanaga bitewe n'imiterere y'akazi ka Faustin. Haleluya rero nk'uko mubibona, imyaka yari mike ariko ibikorwa byari byinshi. Umwanya washize pasiteri yatwigishije, ageze atubwira ati imirimo y'umuntu niyo ingana n'ubuhamya bwe. Niko kuri turabashimira ko mbaga muteraniye aha, twaje guherekeza Haleluya tunishimye, n'urundi ruhande rw'umukara turababaye, ariko nanone buriya guherekeza gukomeye iyi mirimo ye izakomeza kumuherekeza, kuko twebwe igihe cy'ubugere tuba kumuherekeza kuri muzihe nshingano, ariko imirimo ye izakomeza kumuherekeza iteka ryose. Rero ntabwo twagisha Imana impaka, buri muntu wese kuvuga yuko uko bukene ko umuntu atera intambwe asanga ibari. Iyo hose yageraho uruhinja, yageraho acutse, yageraho inkumi, yageraho ageze Haleluya ageze hano. Iyo atize yageraho akuze mu myaka igenda isimbura. Ubu rero Haleluya imva yayigezeho bari ku rugendo rwe, Imana yamutunguye kandi turabyakira. Kugira ngo rero muze nanone ushimire ababyeyi amubonye ubwoko, hari maze ibyumweru bibiri ari hano hafi ndetse inshingano birimo, umutima urankomanga utari ko telefone yawe naramutelefoniye, telefone yawe n'umubyeyi wari umurwaje cy'inshuti,
ntabwo ari ubasha kwakira telefoni igihe mukuru we igihugu rwaje hano cy'inshuti aho twari tuziranye ndamubwira rero reka ndabwire madamu noneho wakurikira bisigaye nakubonye nimugoroba banigumisha ko zigakomeye kugeza n'umwanya hari ijambo frustration ryo gushimira abantu zose nibyo nanjye mutumubwiza ushingiye ku buhamya bwawe bitanzwe nimugoroba ubutanga ahangaha ukomeza gutangwa kuko igihe gito dufite nanjye no gushimira abantu hari ababanye na Haleluya mu buzima bwe atararwara, hari abarwaje Haleluya, hari abatabaye rugikubita ko hari umutware ntabwo yari ahari, nanjye ubwanjye ntabwo yari ahari, nahageze amasaha akuze nimugoroba hakoze akazi kenshi katumye umwanya nk'uyu nguyu twicaye no kujyaho k'urubego. Ntabwo ari tuvuze ngo turashimira runaka dusize runaka, buri wese mu nshingano ze mu rwego rwe aho ari, aburaha abutaraha wagize impamvu ariko twishyura ku mutima no mu bukungu gufatanya nawe tukamusigira. Turabashimiye rero gahunda zikurikiraho ubwo abafite mu nshingano turakomeza bazituriwemo, ariko ku izina ry'umuryango Mukansaba Faustin uhagarariye muri uyu mwanya ndabashimira mwese Imana umugisha. Ese kuri umuryango turi mu gihe neza kuko twabihawe kuyobora gahunda, reka nakire mukuru wa Haleluya, turabagena Haleluya kugira ngo urubwiriza kutangana kugira ngo asome amateka, turabagena Haleluya. Hanyuma dusoza turaza kuza gusaba ko abantu batasezeye mu rugo aribo baza gusezera. Nabonye no kuri gahunda dufite bitari birimo ariko ni ngombwa ko abatasezeye basezera hano kugira ngo twihute, abandi turari turahagaze itangazo bitari gukomeza, kandi umuntu waje imodoka ntazi kugenda agenewe. Murakoze nawe. Amateka turabageni Haleluya. Haleluya turabageni ni mwene Kayitare Innocent na Mukamuzi Alphonsine, yavutse ku wa 21 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1994, avukira mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda, avukana n'abavandimwe 9, abahungu 5 n'abakobwa 4, akaba n'umwana wa 5. Turabageni Haleluya yize amashuri ye abanza muri groupe scolaire Munyinya 2012, yiga yisumbuye ayigira muri Ateye, kaminuza ayiga muri South African Christian College, ari naho yigira kugeza aho atabarukiye. Kuwa 9 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2017 turabageni yashakanye na Ateye Faustin, babyarana abana 2, Simbi Ateye Bernice na Ganza Ateye Diran. Kuva mu mashuri yisumbuye yakora umurimo w'Imana mu butumwa kugeza aho yabarukiye. Turabageni Haleluya atabarutse ku itariki 18 Gicurasi azize uburwayi. Imana imuhe iruhuko ryiza kandi ry'iteka ridashira. Murakoze, reka sabe duhaguruke, hanyuma zaje gushumba Claude igira hino, gushumba wa Itorero rya Kove, asenga Imana ayishimire, anayiragize gahunda ziri imbere ko turi buhite duhaguruka abashumba baze kwegera hino hafi y'umuryango, n'abategura hano bazi kuba hafi protokole kugira ngo abantu baze batasezeye
aba aribo baza gusezera kugira ngo dukoreshe neza igihe cyacu. Sabe tugesheho Mana yacu ikomeje kugushima umubiri wawe byose tugomba kuba tugushima iyo ushatse bibigaho bagushimye ko washimye kwisubiza umuja wawe haleluya ariko turagushimira n'imirimo myiza yakoze akiri muzima turagushimira imbuto asize turagushimira abaguhindukiriye kubwe turagushimira izina ryawe ryahawe icyubahiro umurimo wawe w'umuhamagaye izina ryawe rikomeze rihabwa icyubahiro kuko gutaha kwe ritubere isomo ritubere umwanya wo kwisubiramo no kwitekerezaho kugira ngo buri wese ashobore gutegura iherezo rye akiri muzima kandi ubuzima budutije tubihumeka tubukoreshemo ibyiza tubiheshemo izina ryawe icyubahiro Mana sengera umuntu wese wabonetse aha hantu kugira ngo uzamuhe gutegura iherezo rye rizabe ryiza rizabe iherezo ry'abakiranutsi umugisha abakozi batabaye umugisha abakozi bawe umugisha umugaragu wawe usigaye n'abana uhagarare mu cyuho bazagira icyo babura bazagira icyo bacena mwami imirimo y'umuja wawe izakomeze kubaherekeza bazakomeze bayisarure umuryango wose muri rusange umugisha ngo tugiye gukomeza tugusezeraho uturinde mwami igicu cy'umwijima gihunge ijuru rikinguke bane natwe ni umwanya wose wo kuva hano twerekezaho dushyira umubiri we ukomeze kugaragaza ukuboko kwawe kandi izina ryawe rikomeze rihabwa icyubahiro tugushimiye ibitambutse byose tukuragije n'ibiri imbere byose bisa Imana data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Sabe abagize umuryango baze hano hafi abashumba nabo bigire hano hafi hanyuma korali turirimbane indirimbo ushaka kubatura mwese indirimbo ya 30 ubuhamya bw'umuntu n'uburyo abana n'Imana n'abantu ibyo nibyo bitumye turi hano. Turasaba abana abakiri bato kuko murabona ko twabagize umugisha wo kugira ngo abantu baherekeze haleluya tugusabe abantu bakiri batoya mu myaka baze kugenda nyine bakurikira amakuru wari umuco wacu nk'abanyarwanda kandi nk'abanyetorero kandi murabikora Imana ibahe yo mwibukira abantu bakuru ko turababona. Mbere yuko dukomeza n'indi gahunda yo kuza kujya mu gice kindi cya kabiri nifuza ko abari muri protokole badutegurira igiseke kugira ngo murabizi mu muco wacu nk'abanyarwanda abaho gutanga nyine peteroli turifuza rero ko dukora iki gikorwa turirimba indirimbo ya 218 korali imaze kuyidufashamo protokole badufashe ndetse tubone n'inzira hariya mo hagati mushyiremo uruseke wenda n'ikindi hano imbere kugira ngo dukore umurimo dusoza iki cyiciro cya mbere. hanyuma abafite amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga basaba ko bampa nimero za data iyo telefone ifite nari ifiteho nimero ze ko ndabona ntazo mfite nimero ze kugira ngo tubashe kubabwira nimero banyuzaho ariya mafaranga. zibitwa kwitonda abafite amafaranga kuri telefone barashyira kuri 078 55
makumyabiri na kabiri rimwe. Dusubiremo 078 55 makumyabiri na kabiri rimwe. Ibaruye kuri kwitonda Jean-Pierre. Ndumva twaririmba indirimbo ya 118 duhagurutse, hanyuma tunakore n'iki gikorwa cyiza cy'urukundo. Duhagurutse. ahantu hatandukanye. Uri umuntu rero udafite itorero, utagira itorero, yewe uyu munsi ntabwo uragira abashaka itorero, kuko itorero n'umubyeyi rirakurera, rikagushyingira, rikakubatiza. Hari uburyo butandukanye bw'imihango yera mu itorero wakirizwamo, ariko kandi umuhango wa nyuma, umuhango mukuru kandi imihango y'itorero tugira, uyu ni umuhango wera wo gushyingura umuntu w'umukristo, agashyingurwa bijyanye n'imyizerere yiwe yakira.
ubwo rero umuntu utagira itorero hano ashaka itorero kugira ngo nitunavuga icyo dushimira Imana nuko ku munsi nk'uyu ni umunsi wo gutekereza no kuvuga ubuhamya n'amateka. Ubundi ntabwo dukwiye kuzajya dupfundikanya ibyo tuvuga twabivuze abantu bagaherekeza umuntu kandi atiyahuye, ahubwo kubera ko nta mateka, nta buhamya, nta gakiza, nta mirimo. Ubwo rero Yesu agenderera abantu kuko Haleluya uyu ni umuvugabutumwa kandi n'uyu munsi ari kubuvuga, azakomeza kubuvuga. Imana ishimwe cyane. uhoraho no guhora ku ngoma Imana yacu. Imana ntawe uhwanye nawe, urera cyane, wakoze ibyo washatse kandi iyo utegetse biba bityo, n'iyo uvuze biba bityo. Ntawe uhwanye nawe, ntawe wakuvuguruza, ntawe ukugira inama, kandi ibyo ukora byose ubikora neza, n'ibyo uvuga byose uvuga neza. Imana yacu wabanye natwe, wowe waremye umuntu ukamushyiriraho n'igihe cye cyo kubaho mu isi, ugashyiraho n'igihe cyo gutaha akayivamo, kandi byose wabikoreye gahunda neza, kubera ko uri Imana itibeshya kandi uri Imana idakererwa cyangwa ngo izinduke, byose ubikorera ku gihe. Turagushimiye rero kubwa mwene data wabonye ko igihe cye kigeze nk'uko wagiteguye, ukamwishyira ari inyangamugayo, ukamwishyira wamwejeje. Turagushimiye kubw'ibyo. Uyu mwanya rero tugiye kwakira ijambo ryawe. Tuzi neza ko ijambo ryawe niryo ryaremye isi, niryo ryaturemye natwe ubwacu, kuko wabikoze unezerewe umuntu, natwe turakunezerewe. Reka ijambo ryawe rero ryubake imitima y'abantu bari aha ngaha, ryongeremo ibyiringiro, ryongeremo urukumbuzi rwo kuzakubona, kandi duhore twiteguye Rusororo